Muraho neza nshuti bakunzi ba Gacamigani. Uyu munsi ngiye kubacira umugani w'abakobwa bagiye guca inzaratsi ku giti cy'umutegengeri. Babwira umukobwa wa Rweru Rwanda Gitsiro ngo bajyane. Nyina aguma kumukerereza baramusiga. Umukobwa agenda nyuma wenyine, ashikuza igiti cy'umutegengeri kirarimbuka kiramukurikira kugeza kimugejeje iwabo, gihagarara mu irembo. Icyo giti cyarimo umuntu, akajya avamo akaganira na wa mukobwa, yewe rimwe na rimwe bakanararana. Igihe baryamye igiti baragitwika, avamo inka n'ingoma. Uwo musore wavuyemo abo umwami, umukobwa abo umwamikazi. Bakobwa bajyaga guca inzaratsi kuri icyo giti bababaja b'uwo mwamikazi. Uti rero byagenze bite? Nimwegere hino bacire umugani mbabambuza umugano. Uzava ikamugana azasange ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Bakobwa bagiye guca inzaratsi baraza babwira umukobwa wa Rweru Rwanda Gitsiro ati ngwino tujyane kuzana za nzaratsi ku giti cy'umutegengeri. Umukobwa ati mube muretse mbanze nkamisha inka. Bati ngwino abandi barakamisha ariko. Nyina ati buretse. Undi ati abandi baransize ndanze ndagiye. Nyina aramubwira ati ntugende udakamishije inka zitanyica, dore nge ntizimenyereye. Umukobwa arakamisha, ngo amare gukamisha nyina noneho baramubaje ati urabirangije byose? Undi ati ndabirangije. Nyina ati ngaho genda. Umukobwa aragenda, mu kugenda ariko ahura n'aba bakobwa bavuye guca inzaratsi kuri cya giti cy'umutegengeri. Baramubwira bati enda tuguhe nawe kuri izi nzaratsi, enda tuguhe maze rero tujyane dusubirane mu rugo, ubone icyo ujyana ugarukira ahangahe impyisi zitakurya. Undi ati wenda zindye, mwansize kare ndigendera. Umukobwa agenda yiruka agera cyashikuza igiti cy'umutegengeri. Mu kugishikuza ariko igiti kiraranduka. Cyari kinini cyane, cyari kinini. Igiti kigira gitya kimaze kuranduka rero kimwirukaho. Ati se mbigenze nti? Mama yambujije none nikoreye ishyano. Igiti kimwirukaho, kirimwirukaho, kirahinda. Abantu bose barahunga, bagira ubwoba bariruka rwose. Bati sinzi ikiduteye. Umukobwa nawe rero ati yewe ga dawe Rweru Rwanda Gitsiro, umva dawe na mawe, umva mawe, umva dawe. Urumva icyo giti cy'umuti cy'umutegengeri kigera giti munyana mwana wa mwimanye ndinda tujyane iyo ugiyo. Arongera araririmba ati yewe ga dawe Rweru Rwanda Gitsiro, umva dawe, umva mawe. Aturumva icyo giti cy'umutegengeri kigera kiti munyana mwana wa mwimanye ndinda tujyane iyo ugiyo. Umukobwa diri kimwirukaho, aragenda ahamagara nyina, ahamagara se. Kiraruha kiragenda. Abantu barahunga ijoro ryose, baramenengana bati ibintu biracitse, tuyohe icyo kintu aho giturutse. Naho ni igisitsi cy'igiti cyakundutse cyaje gikurikiye uwo mukobwa. Kimwirukaho n'iwabo mu irembo, gikinga irembo kigumira aho ngaho. Munyana aratambuka kiti ye mwana wa Ruhima na Ruberinka, mbese kunsize mu irembo uzanyura he? Ndinda tujyane mu nzu. Undi ati urumva ma, urumva data? Ababyeyi bati witubwira twakubujije uranga. Icyo gisimba utuzaniye mu rugo genda ugisubizeyo cyangwa kikurye. Umukobwa yigumira mu nzu, yenda amata arinywera, ariyicarira yigumiraho. Igiti gikinga amarembo yose kirakomeza rwose, kiraguma kiramuhamagara. Nyina araruha arabyuka. Se yumvise ayobewe ati wa mukobwa we, ndasanga kiriya kintu kiguhamagara ntacyo wakizaniye hano. Mbe kubanza wakunduye cya giti? Wa mukobwa aranuma. Bati niwazanye cya giti niwagikunduye? Undi aramwemera ati yego nakizanye rwose, cyankurikiye kiruka. Nuko ariyamira buracya, burinda bucya asakuza, ariko ageze aho ariryamira. Igiti kirahaguma. Bati ngwino ukuri iki giti mu irembo wowe wakizanye. Umukobwa yigumira mu nzu. Barongera bati waje ukagikura mu irembo inka zikahuka.
Igihe bagiye gutema inkike iyo haraguru, igiti kigera gitya kirabereka ku nkike yo hepfo, inka ziratambuka. Ngo zitambuke gisubira mu irembo. Nyina ati wa mukobwa we ko ngiye gukuka ndanyurahe? Igiti kiraberereka, nyina kuka amase barayajyana barayamena. Umukobwa rero yiberaho na cya giti cye kiri mu marembo kihamara gatatu. Ku munsi wa kane umukobwa arakigenderera, arakivugisha, baravugana. Iwabo baba badahari akagenda akavugana nacyo. Nuko bukeye rero abwira se ati data uzanyengera inzoga nziyashishirize kiriya giti maze ngicane. Ati ariko wa mukobwa we uri inkozi y'ishyano, kiriya giti kireba umuntu aje kikava mu nzira urajya kwaza icyo giti ucyashishe? Ngaho mbwira. Undi ati oya, uzanyasirize izindi nkwi nzazicana. Ku munsi wa kane umuhungu akava mu giti agasanga wa mukobwa aho ari mu gikari bakaryamana, akamuha amata. Ati ariko ntukavuge ko mba mu giti. Aguma aho ngaho bityo. Bukeye nibwo bashije inkwi arazashisha, benda inkanda z'imizinge barosa ye. Inkanda barazizana bazimurundaho. Umwana w'umuhungu aragwenera muri za nkanda z'imibavu, ntiyamenye igihe bwakereye, yarasinziye koko. Igiti baragikongeza baragicana, havamo ingoma, havamo n'inka. Maze se ngo ajye gukangukana nyina, basanga rwabaye bari muri ibyo, umwana yabaye umwamikazi. Nuko uwo mukobwa babandi bahuye bava guca imitegengeri nibo yahatse baba abajabe. Nibo babaye abajabe rwose. Nuko cya giti kivamo umwami, akirana na wa mukobwa we. Sijya wahirahahira umugani w'icyo giti n'uwo mukobwa. Ntereye akabuye mu kabira ka Kabugondo, kibira kajyepfo nibira njya ruguru. Imana y'intama iti mba nikura dukurane mwana w'Imana n'inka n'ingoma. Mbe nyiragitinsi yita umuti kizigitika ku ryinyo. Ati kiri mu nda kirushaho. Nuko rero njye nari gacamigane naho ubutaha.